gumaho guma gutyo mwiriwe bravo nzi umbonye nsimbuka umukingo uba muri ruhurura wo none se urugo rwanjye ni ryari rwahindutse ruhurura kandi njye sitaye nkabona ndimo kurenga amazi aho se urinde wa musore we ninde yakubwiye ko ugomba kusimbukira urugo rwanjye ko wishakiye wiriwe se niwe ntago nitaye ku bintu wanyweye ntago mbyitayeho habe namba ngenda kubaza kabiri kangaho usimbukira igipangu aho kunyura ku marembo manini ngo bagukingurire winjire ugasimbuka njyewe rishaje nkasimbuka iyi ruhurura ya hano mu cyaha hafi nsimbutse se njyewe kada ibintu by'ibipangashwe reka igipangu noneho uri kureba ukabona ko icyo usimbutse ari ruhurura njye ndasitaye umuntu araneze mba ndenze ruhurura sinzire ibindi bintu mbwira sinzi aho bivara aho bijya reka kuki utasimbukiye mu yindi ruhurura yo mu rundi rugo ugasimbukira hano kandi wa musore we ndimo ndagukeka ntumbwire ko ibintu natangiye gukeka mbere byaba ari byo ngiye kubihuza nawe aho je ko narimo kukumenya akanshyiraho ndebe ko nakumenya urinde se witwa wamenya se ubundi witwa nde ubu urashaka kunyica urimo uranegera mu nzira nitahiye nganyica amba nica ndetse nkigendera wa muntu kwigendera barabivuze mu muzika mutega abantu akabateka mutwe murakwira kwiye ese urareba ukabona ko nari kubona ko ari ubwesukuru ufite njyewe ndakubaza ikibazo kimwe kuki utanyuze ku marembo ukaba usimbutse urugo wajyagahe iyi mazi yo mu cyaha hafi njyewe nsimbutse nkahita ngwa Nyabugogo no kwirebera ikindi kandi ibyo bintu ndabizi ukuntu nkubonye usimbuka ntabwo usimbuka nk'abasivile wenda kureba nkagusomamo ikindi kintu kandi kuva mbere hose naragukekaga wa musore aho ndi umusivile gusa ndi n'umusivile unuka hu umusivile nesindiye inzoga zaranyishe ukuntu usimbutse urangaguzwa uranyereka inzoga ukazinyereka ungezeho kuki utahubutse se ngo wikubite hasi ruriya rugo ukarusimbuka wewe simba amafani wowe muri aho nyibisirise winza naho ubwese ntabwo nakumenya n'ukuri ntabwo wari wamenya iminota ingahe yose tuganiriye turi kumwe nge nawe ni gute umbwira ngo ntabwo wari wamenya tumfasha kureba ngishizemo gutya karese ntabwo wadushize mbona ni Foromina uraho ndakubaza yego kuki usimbuka urugo rwanjye kandi amarembo ahari n'umuzamu yagagukingurira ndagasumba ko ndeshya ibintu bibaye hano nagahomama njye ndahageze nkomanze banga kunyingurira kandi nari nasangiye n'umuvandimwe Papa nashaka kumenya ko yageze mu nzu nanjye nkatanga ajya kwiryamira nta yindi mpamvu pe reka da ntayo burya umusafiri asimbuka kuriya wasimbutse ukuntu nkubonye wambaye amafi muri kurangaguzwa hirya no hino cyangwa uri umujurushe kunyiba tungutu nawe terega oya rego waburigize itayo ndimo ndakubaza uri umujura uje kunyiba zinagibe cyaka nibyo uri amwembeho naho urya nkitayira naje ni kintu nashobora kandi abasore nkamwe akenshi bavamo ubujura akenshi muba bajura aho Fabu yabajeje mu rugo nishije ntashaka kumenya ubundi nkitayira Fabu ari mu rugo nta soni ngewe naguketse kuva kera kandi nkubonamo ikindi kintu byaruta rero ufashe inzira ukamvira mu rugo ukagenda ako Fabu yagejeje mu rugo basi genda yageze mu rugo genda none ngaho mwansezera genda aho ubundi Imana ibarinde soni uyu musore namubonyemo ikindi kintu uyu musore kandi ibintu bijya gutangira bibona kare reba ukuntu yigize umusinzi neza ubusinzi buramubereye umusore mwiza koko navugaga ngo burya ngo mubonamo ikindi oya uyu ni umujura
uyu ni umujura buriya yaraje gucunga ngo arebe ko hari agateleviziyo kanjye kaba gateretse hariya yarangiza akakanu ariko ubundi araza kwiba kwa Foromina ubundi Foromina aramuzi kandi buriya wasanga ari ibyuma birirwa banywa kubona umusore nk'uriya we akanywa agasinda akigira kuriya ubu mama we ari kuvuga ko afite umwana w'umusore yewe uriya we yaje aherekeza abandi urahinduka kweli mpinduka inzobe se boss wanje ndacyaregekara ndabitugamba twinshi ubuvuga oya nagarutugambo mbavuga ibintu ndeba noneho rinete wambaye zirasa n'umukandara n'ipantaro n'inkweto mba ntabwo byo bintu bikunda shaka oya nushaka kubikunde ko mubwira ibyiza se kiretse ngutuka buriya abakozi babi n'abakozi batukana ariko nkanjye kukubona nka kwishimira nkakwereka agaciro kawe nka boss wanje urabona n'ukuntu ngana kuba icyo watinze gufungura hano uzi umwanya maze hano hanze mpagaze hano ibintu byarahindutse mabuja yarambwiye singapfe gufungurira umuntu mbonye buriya nari nicaye hariya nza nirukanka nje mbanza kureba nanizi ko ari umuntu w'ingegera uza akomanga gutya ko n'abantu bahano hirya bajya baza gucokoza bakomanga bagira ngo barebe ukuntu nsohoka ariko ubundi ntago we ntago bishoboka ko nakererwa gufungurira ubwo ntago ubusinziriye maha muri passport mushaka reka umuti navumbuye kugira ngo ntasinzire we narahondoberaga do ibi byatsi niyo mpamvu mba nabyicaye iruhande kuko nibyo nsigaye nirira kugira ngo ntasinzire sako mbona ahubwo byanakuze byenda kurenga urugo bite ko nta suku bikorera ejo mu gitondo natumyeho imashini mabuja nabimweretse yuko ngomba kubikata ejo nzabyuka mbikata nuko uje yenda nuko tubabarira kubera yuko nyine ntabwo akombye kuza usanga bino byatsi bimeze gutya rwose ariko ubu nta kibazo ahandi se biragenda umva bose ahubwo mfite inkuru nshya inkuru mfite uratangiye ya magambo yawe nakubwira ntabwo ari amagambo ni ukuri njyewe urabibona nugera na hariya mu nzu inkuru nimeze hano rero haje umukobwa inkuru nshyashya ubu dufite umwana mukuru umva niba yaronse umunsi umwe agahita akura ubu manze ntagakiri ntagakiri umwe ariko narabikubwiye rero amagambo yawe nta hantu abahuriye n'ibintu ubuse ngaho umva ibyiza none oya uwo mwana bimwe none uzindi ibyo uwo mwana baranasana mabuja barasabye hatari ikintu batandukaniraho niyo amabere ya mabuja urabona mabuja afite amabere manini ese shaka usigaye ubahukanya kwa buja se naho bigeze oya abantu bose bavuga ko afite amabere manini nari nzi yuko nta kibazo kubivuga ntakiri umugore banyana y'umugabo asoni komeza umbwire ngo ibyo mwana ubwo birasaba kugira ngo nandike abantu babimwita bavuga ngo afite amabere manini noneho nzajya mbakuregera bose bazajya bahanwa ubakurikirana ubajyane no muri RIB kuko abantu bose bavuga ngo amabere manini akuzagafatanya naka ko gucunga hano bizagukundira kwandika abo bantu no gucunga hano urumva bizakunda byombi ese nkwibarize wagize ngo hari ikintu nahakana ko ntashoboye mwahita munyirukana nibyo ntashoboye mvuga yuko mbishoboye nabyo ndangiza ibyo mwana wavugaga uwo mwana rero amagambo yawe ndayazerega ni menshi ariko uzi uwo mukobwa wowe ukuntu ameze nugera uramubona dore hariya mu nzu uretse ko ntajya mubura kuva yakwinjira nta runajya kumubona cyangwa yaraje ari umushyitsi yanasubiye ntubimenye oya ahubwo wasanga cyeko najya mbona natambuka numenye baranamuciye n'umutwe hari nese ko najya ariko yaraje avuga ngo mama mabuja mbona barazamukanye ambuza kumva ibintu bari kuvuga nuko nashatse kubumviriza ngo numve ko mashaka gutara amakuru ya hano ngiye kumva ya minota mba nihaye kumva umuntu winjiye umwuka yinjiranye mabuja ahita yigizayo aramuhobera hano bahita bazamuka aranyiyama ngo ninjye njye kure cyane ubwo rero wowe niba winjiye hano mbagira ngo nkubwire utaza kwinjira ukagenda ugwa mu bintu ubona uwo mwana ukagira ngo n'uwahandi cyangwa ni ngo ni umukobwa baranasa nicyo wumvise abavuga se ni amabere yonyine aburaho nta kindi nubwo nkuru ntari nayigusabye ariko ubwo ngiye kubikurikirana amenye ngo uwo muntu ni muntu ki koko niba ari no mu nzu cyangwa se kumwe wasinziraga bambwiye cyangwa wekenye ibyatsi wasanga baramusohoye ntunabimenye ariko ubwo ndeka nze ndabireba none se boss akabazo kugira ngo ntazajya mganuka kuri boss wanje
hari igihe mba mvuga ibintu ngira ngo nanjye bimesha agaciro cyangwa se nyongereshereze n'umushahara kuko nk'ubu mba ntanze raporo iyo nkuru mba nguhaye urumva bimeze gute muri wowe kugira ngo yenda nkomeze nkubwire n'ibindi oya tuzi ibyo tuzabibwira undi munsi ubwo ndabizi ubushaka twatuntu twanyura iyo nkuru rero ndayumvise hari nushaka gukomeza kumbwira se sha nubwo ntabigusabye oya inkuru zo ndazifite nyinshi cyane so umuntu ugize ibura aha ni nkiwanjye nose ko ari nkiwanjye ko nicyo mwaraje inkuru ndazifite ahubwo ikibazo ibi ngibi iyi nkuru nguhaye yo uyumvishe gute nkomerezeho cyangwa mbise gute ubwo ushaka kumbwira mbise gute nyine urumva ifite imbaraga nene ikumariye iki mu mutima urumva winjira neza ukumva ko ibintu winjiye ubizi wabimenyezamo yabikubwiye mbarasha utangiye kuzana ubwo y'amagambo yawe kandi urabizi simbikunda so bimeze yego ndabikurikirana ibyo mbwiye mu rugo ningera mu nzu hariya ariko amagambo yawe yagabanya ahubwo ikintu bazajya unkorera wenda numvise utangiye kuzanamo akenge kuba wakumva nk'umuntu winjiye ikimugenda cyangwa se cyari buvuge so bimeze ubwo ibindi reka nkurikirane hariya ubwo ningabanya amagambo se ubwo nzayasimbuza iki muri kano kazi nshinzwe uruzuye cyangwa uracagaye ngende mbona to nta soni cyo niko byanjye ukinzana hariya reka nyizane ntacyo sha wowe Wikubagana urakora ku bitabo by'uriya mugore abuze uburyo yakugorokamo ibirenge none se ibintu byahangana nta muntu ubikoraho kandi nyine nabonaga ari cyiza kiriya gitabo uzi kubisoma ahantu nabaga ntabwo nyine habaga ibitabo dusoma rero hano ndabona hari ibintu byinshi byo gusoma ese wajya uza tugafatanya akazi ntujya uhora wigunze wenyine wajya uza tugafatanya akazi tuzajya twibereye mu mirimo dore iyi nzu ni njye nawe turimo twenyine abandi bagiye mama se na wa mumama nawe uhari si buriya wamwita umumama wajya uvuga ngo iriya nturo nabwo ni ya nturo y'umujinya ya indi yarutegerera igicuku iriya nturo y'umugore kiba gituramye ese undi we ntabwo kiragutuka oya rega njevo naje ejo bundi nyine narakubonaga nabaje gusaba akakarya rishasha rwarambwiye ngo ndekarya bisigaye ngo ndekarya rwo ngo ndekarya myanda nushaka akakarya rwo oya nyine mama nyine umumama wahanga ntukamwita umumama akamamatwe ngo ni kuri biriya bibere bye ese hari icyo mupfa uzero ugaramye kamwereka iyo rwicaye uhita umbonamo ko ari we njyewe umva waramaze gutya wapi reka nkwereke zana hano umusego nabonye kandi afite n'amabere uretse se urebe aya ni amabere ye ari nk'ahano kiba kigaramye kigira ngo aya ni amabere nyamata no kukiba cyazoka nyamata nk'ubu ngubu agatungo gahita kokereza kwica nabonye avuga ariko uretse kumwubaha uriya ntiyandenza amavi yego nuko mwubaha ko n'abanyavugira hejuru ni ukuvuga biriya umutingito w'ikibuno nturutura tuwarete none se uriya mumama ko mbona abantu bose nyine bavuga ngo gira umutima mubi kuko ni kameze burizi twarwanye kandi rimwe nzijijisha mbikore kiriya kibere cye aba yagikunjakunje nk'inshuro enye mu gisutiye buriya ibere rye rimwe riba ririmo hano mu kwaha uzamucunge irindi riri hejuru ubundi ibere rye rigabanyamo kane nakwijijisha sasa nkariharutura mu isutiye nkagenda nkitera hejuru nk'agapusi kubita ikibere nkagihurutura mu isutiye nkahita nkiryaho akineneko urumurusha imbaraga ntabwo nazimurusha kuko angwiriye yagire yameza umwuka ariko nanjye uri umukubita wamwitaje nuko ari mawe uzi ko nakurebaga nkagira ngo burya uricecekeye kwa kundi aba hari ugaceceka burya nuko ufite imbaraga sinitonda se akabyumvishe yakwirukana ese ubundi reka nkubaze na mama nawe ko mwiyiziye yakwirukana ubundi wowe uri hano mu buhe buryo njyewe se wambwiye ko utaje gushaka akazi wowe hari mu buhe buryo nyine njyewe akazi sinakwemye deka murakoze ndaza kurya bihiye nyine uriya mumama n'uwo muri famiye ariko yakure
yakure ntago ari ibya hafi uhumura. Ni ibya kure nta nubwo ari ibya hafi. Yewe. Kugeza ubwoba se. Amagambo yose Tubivuze tuganirira. Uzi ko kuva nagera ahangaha ari we tuganiriye gusa. Abandi nyine nanafite n'agahungu ke. Baba wikarakanije undi naraje. Aho kunyakira karambaza umva yaribyaye neza. Wenda amagambo. Umwana aravuga. Wenda amagambo ndakuze. Kumva ufite icyo kwana. Nuriya mugore nkaba navuze amagambo angana gutya. Oya humura mama. Niwe nisanzuyeho wumve ngo nanjye. Ntabwo mukunda. Yego. Ni wacu twaracyangaga. Mwaracyangaga. Ukuntu cyari ikigobe. Reka nkwereke ibintu tugiye gukora. Gira gutya. Uzagitwara umugabo. Uri na keza uzagitwara umugabo. Uri na keza. Cyari kikaba cyese. Kwari ukuntu ngo twana dutoya ngo mubigenza akajya balance imbere y'umugabo umwicishaho kandi gifite n'ibifaranga. Tuzamutware. Oya ntabwo ari target yawe. Ugiye uzashaka ibyawe. Nabikoze nakurega. Oya ubikoze nakurega. Nanjye nakurega ibyo maze kuvuga. Yese nabikora ko nshaje. Bimaze kuvuga se simbyumvishe ngo ibibere bigize hano. Ibyo bintu ndabivuze gihe. Fata neza ahubwo guhera uyu munsi. Wa mwana wumvirana. Oya urumvirana. Ibyo ntabyo mvuze. Humana njye ibyo sinabivuga. Humana njye ibyo sinabivuga. Ariko kuki mpura n'ibigeragezo muri rugo. Ubu nawe uraje ubunze tugamba uneranye na mama. Aho se mvuze iki? Ntabwo igani. Aho kuki unegura mabuje avuga ngo afite amabere manini kwanza. Kuki umunegura? Ako wa mama we. Niwe naye nisanze ngo tuganire. Ariko se wamuneguye ngo afite amabere manini. Ubundi ko ari Imana yamuhaye ni wowe yamuhaye. Ubundi urarema. Akana kagakobwa kanegura na gutya kakiri gato. Ngiye hano maje vuba nta nubwo ibyanyu mbizi. Yewe shawura agacuramo. Byanyu ahubwo araje twiganirire. Uganira nande? Indugiye kuza mukaganira. Muganira iki muvuga ngo iki? Njyewe se ibyanyu mbirimo wowe kuri umukozi wahangaha. Akorwe mu ndani Nyabutongo. Yego Yesu. Buryo ranatukana gutyo. Ayo. Ndagututse mwana wa. Basi mbabarira. Sibyo? Nyine. Nta mutima mubi uri n'umwana mwiza sibyo? Noneho wowe jya wirebera wicecekere. Sibyo? Cyo byihora cyo ducungira hafi aho ngaho wicecekere. Kandi uramenye nta mukobwa w'injajwa sibyo? Jya wituriza. Buriya ninjye w'umuntu urya ibiryo biryoshye muri uru rugo. Ninjye guteka nkarya ibya mbere. Zajumaho. Nyine nzajya ngo hari n'ibiryo basigaza nkabona barabijyanye ntarahaga. Yego. Kiriya kigore kigirinda kijya kirya n'ibikonje. Niyo turi ku meza mbona yarura byinshi kugira ngo sindi burye. Nzajya mushaburira. Twibere inshuti. Anshutse birashirira yaranyicaranye. Birashiririye. Wamucero wayamakara. Kanze ibyo mbo wabyogeje. Umva se ariko nkubwire. Duceceke basi ntituzagira ibyo tuvuga. Nibura urumbonye wo nisanzura tuganira. Ura mu mama bakavuga icyo abantu bose bamwanga. Nzaba ndeba. Hakubungubu koko mba nibaza amaherezo yawe wagira ngo urakantu katumva. Hakomoko wagiye ugira ubwenge byibura bwa rimwe. Ese nunumva nibyo mba nkubwira byose. Ese nta nubwo unareba ko mwuru rugo udakenewe ko ntagushaka. Ibyo binaya amasaha kugeza iki gihe nta nubwo uri kubisobanukirwa. Kuki wumva ukomeza ukizirika ahantu batanagushaka kandi batanagukeneye. Hari ko abantu muransetsa. Ubu nyine wanyu bazi neza ko wicaye ati umukobwa wacu yagiye kwa musaza wiwe aricaye afashwe neza ukumva neza mu mutwe wawe nta gishorogwa kirimo. Sebasi niyo ubuze ubwenge nta nubwo upfa. Wagiye ukicara mu rugo rwawe ugashaka umugabo imyaka ufite wowe kwemerera kujya gushaka umugabo. N'abagore babiri burya bajya babana mu nzu imwe. Urakaze uzusure musaza wawe ugere hano ariko ufata inzira wongera utahe. Ariko nagusabye ko nakora stage. Ariko stage wagiye ugashaka ghetto abandi bakobwa ntago bakodesha ghetto. Cyangwa iwanye nta mafaranga bafite yo kukwishyurira ghetto. Ese uwo musaza wawe nta nubwo yafata nayo mafaranga akakwishyurira ghetto uri iyo ngiyo kandi uri gutaha iyo ngiyo. Abakobwa bangahe baba muri ghetto
kandi ubuzima bwose bakaba bakitunga bakimenya ibintu byose bakimenya ni bangahe ni ukuvuga se ko bo nta famiye bafite ko batagenda ngo bicare kwa bamusaza wabo cyangwa muri famiye zabo ngo bicareyo wowe ukaza wirukanka wigize kingi kwa musaza wanjye nzagenda nkore stage nindagiza mice ukumva ko uzashobokana na muramukazi wawe niko wibwira nukuri nakomba nagize nta kosa na rimwe pe ikosa rimwe ufite niryo kwaje kwicara kwa musaza wawe ugakandika erega kuba ndi hano ntabwo naje nje gutura hano waje gukora iki wamaze igihe kingana iki naragusobanuriye uhamaze igihe kingana iki si stage ifite amezi 6 kandi ayo mezi 6 wicaye mu rugo rwanjye hayi kajya Foromina none naba nararwaye mu mutwe nge narakubwiye ngo nta bihanga bibiri bigomba gukwirwa mu isafuriya ufite ubwenge wagakuriye kwa wapakiye utuntu twawe utuzigo twose ukamvira mu rugo akuze ko bivuze kuri koko ariko madame nta soni koko nta soni makuru Paul ndabyiboneye Paul kabisa madame koko ako papa manzi kucyuza utabwiye umuntu basi niyo ufata telefone ugahamagara umuntu ariko hano mu rugo wanjye ntabwo ngomba gutanga itangazo ko ngiye kuza cyangwa se nagiye kuza ega twa turimo turaganira ni ukuganira uhambiriza umuntu amplisi uwo tuva indi mwe yega n'amaraso yanjye ngo afate ngo utuntu ngo twose ngo azinge ako papa manzi ni ukuri ko Imana twaganiraga byari ibiganiro twe twibereyemo ni nka gastori nari ndimo ndamusobanurira agafilime kabayeho k'umuntu wari uri kwirukana umuntu ubwo nta soni urumva uncurika kuko ngana kuranshurika agafilime karimo ko umuntu asohora ibintu byose umuhambiriza ku manywa yihangu ako wagiye wora bwari mikwe ntabwo ushobora gukatukana mba uri ni mushiki wanjye gahunda arimo hano urabizi ari kuba mu buryo bwa stage ari gukora hanyuma n'umuhambiriza se uramuhambirije da ajye he hasoni Jonde bari maze kumva eka mbese